ubundi ni ibisanzwe yuko ushobora gushaka umugore cyangwa ugashaka umugabo ariko nimwe mwabasha kubyara bitewe n'ikibazo cy'ubuzima. Hari ababivukana, hari sometimes hari n'abavuga ko hari ibigenda bitera gutuma yuko waba uri umugabo cyangwa uri umugore utabasha kubyara, bityo bikaba byatuma ushobora kuvuga ngo reka dushake umuntu udutwitira tumuhe intanga zacu adutwitire, bityo mukaba wenda mwatanga intanga zanyu, wenda aricyo kibazo. Sometimes hari n'abantu badahuza nyine ku buryo wenda batabyarana, bakavuga ati noneho ukaba watanga intanga zawe, nimba ufite umugore utabyara mugashaka undi mugore akaba wenda yababyarira. Ibyo ngibyo hanze rwose biraba, cyangwa wenda mukaba muri abantu mudashaka wenda gukora wenda iyo mibonano mpuzabitsina kandi mwikundanira, mukaba mudashaka gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa ukaba udashaka kuzakora imibonano mpuzabitsina ariko ukumva ukeneye yuko ushaka umwana, ukaba washaka umwana, ukaba wenda wakishyura nk'umuntu, cyangwa ukishyura nk'umuntu akaba wenda yakubyarira, ukamuhereza intanga zawe ariko utakoze cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ukaba byatuma noneho ugatanga intanga zawe then bakakubyarira. Ibyo ngibyo turabizi, cyangwa ukaba n'ibyo ngibyo nyine n'ibyo ngibyo. Rero ibyo ngibyo mu bihugu bimwe na bimwe ku isi barabikora, birakorwa. Rero no hano mu Rwanda barimo kugenda babyigaho ngo barebe yuko ibyo bintu nimba byashoboka, nubwo bamwe nyine babyemerera, abandi nyine bakaba batarabyemera neza, kuko nta buryo ubuzima cyangwa bwiza buragaragara ibyo bintu bishobora gukorwamo, kuko haracyarimo imbogamizi zimwe na zimwe, harimo kuba ese uwo mwana navuka uwo nguwo batwitiye, ubwo ndimo kuvuga nyine uwamubyaye ntabwo aba ari umwana we, of course ntabwo aba ari umwana we. Ese uwo mwana navuka ntabwo bizamubera ikibazo kuba atazi ababyeyi be, nk'uko nyine tuba tubizi yuko ubundi umwana yagakwiye kuba avuka akabyarwa na mama we na papa we, nyine akavuga ati uriya ni papa, uriya ni mama, ku buryo nyine utavuga ngo hari umuntu wambyaye ariko mama wanjye ni uyu nguyu. Ndatekereza murimo kugenda mubyumva. Inteko rero nshinga amategeko y'u Rwanda ikomeje gusuzuma no gusesengura umushinga w'itegeko rigena serivisi z'ubuvuzi ryitezweho kwemerera abanyarwanda kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga cyangwa no gutwitira undi muntu. Ni itegeko rikomeje kugibwaho impaka mu nteko n'inzego zitandukanye, aho komisiyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage ikomeje gukusanya ibitekerezo ngo rizatorwe ribereye abaturage bose, kuko nyine ni igikorwa nyine ubona ko utapfa nyine guhubukira. Ndatekereza ngo bamwe mu kubyumva. Mu bikomeje kwibazwa ni uburyo bwo gukusanya intanga cyangwa kuzitanga, kuko hari abatekereza ko bishobora kuvamo ubucuruzi, aho uwazitanze ashobora kwishyurwa. Ingingo ya 76 y'itegeko yerekana ko gutanga intanga cyangwa urusoro ari igikorwa abantu ku giti cyabo cyangwa abashyingiranywe bakora batanga ku bushake intanga zabo cyangwa urusoro rwabo kugira ngo bafashe abandi gutwita. Ibyo bisobanuye ko intanga zitangwa ku bushake aho kuba ikiguzi, kuko hari abashobora kubikoresha nk'ubucuruzi. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima, Dr. Atanazi Rukundo, bidakwiye
bidakwiye kuzagirwa, avuga ko bidakwiye kuzagirwa ubucuruzi. Ati buri wese afite uburenganzira bwo kororoka ariko hatajemo icyo kintu cyo gucuruza. Sinzi nimba wenda birashoboka, ariko sinzi nimba ari umuntu wajya gutanga intanga ze, kuko bisa gutanga intanga zawe aba ari nk'umwana wawe, aba ari umwana wawe. Sinzi nimba wenda n'ibijya mu bikorwa n'ibica mu mucyo wenda bizakunda. Igisekuru cy'umwana wabyawe kizaba ikihe? Icyo ni ikibazo cya mbere kibazwa, kuko buri mwana agira aho akomoka akagira aho akomora. Ese iyo utwise umwana ukamutanga, kuko igisekuru cye kiba ari cyo aho ngaho agiye? Ni ikibazo umuntu agomba kwibaza. Abadepite nabo mu miryango itari iya leta bagaragaje ko iri tegeko rigomba kwitonderwa cyane, ko rifite ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abaturage. Depite Mujawabera Yvonne yagaragaje ko hakiri ikibazo ku bijyanye no kumenya inkomoko n'igisekuru ku mwana wabyawe hifashishijwe ubwo buryo. Ati ndumva tugiye kuva mu muco cyane. Ubundi umwana akwiye kuba afite ababyeyi bazwi, nibyo byiza. Dushobora kuba tureba ibyo bya siyanse, ariko dukwiye kugira na kirazira y'umuco nyarwanda. Depite Uwamariya Veneranda yavuze ko mu gihe umuntu yatanga intanga ku bantu babiri cyangwa batatu cyangwa wenda barenga batandukanye, bashobora gusanga hari abana bazashakana kandi bavukanye, ari abavukanye nyine. Nimba njye nanze intanga mu majyepfo ngatanga intanga mu majyaruguru, ba bana nyine nibakura ntabwo bazaba baziranye, bashobora nyine gushakana kandi ari mushiki na musaza rwose, bava nyine bavinda imwe. Ibyo ngibyo birumvikana. Umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'umwari n'umutegarugori mu cyaro, Réseau des Femmes, Uwimana Saverine, yagaragaje ko umubyeyi wari ufite ikibazo cyo kubona umwana ari we ufite inshingano zo kuzamubwira uburyo yabyawemo, na cyane ko abikora agamije gukemura ikibazo yari afite. Dr Atanazi Rukundo yavuze ko izo ngingo zizakomeza kuganirwaho. Ikiruhuko cyo kubyara kizahabwa nde? Ubundi turabizi ko iyo umubyeyi agiye kubyara cyangwa agiye kugeza igihe cyo kubyara ahabwa ikiruhuko. Ese ikiruhuko kizahabwa nde? Ese kizahabwa uwatwise cyangwa se kizahabwa uwatwitiwe? Izi mpaka zavutse ku bijyanye no kumenya ushobora guhabwa ikiruhuko cyo kubyara ku mubyeyi wabyaye hagati y'uwatwise n'uwatwitiwe. Impamvu ni uko uwemeye gutwitira undi atandukana n'umwana akimubyara, agashyikirizwa uwasabye ko atwitirwa, akaba ari we umwitaho. Birumvikana ko nubwo ataba agiye ku gise, ariko aba agiye kurera umwana ukivuka. Mu bigomba gusuzumwa nabyo birimo hagamijwe kureba uko bizakorwa, kuko mu gihe abagiranye amasezerano baba ari abakozi, bizaba ngombwa ko hakenerwa ikiruhuko cyo kubyara kinateganywa n'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. Turebe impamvu kuki harebwa abashyingiranywe gusa. Itegeko riteganya ko uzajya yemererwa iyo serivisi ari abashyingiranywe byemejwe na muganga ko badashobora kubyara. Nibyo abo muri sosiyete sivile bo basabye ko
n'ingaragu zakemererwa guhabwa izo serivisi, kuko hari abahitamo kudakora imibonano mpuzabitsina ariko bifuza kubyara abana aho kubigenera gusa abafite ibibazo byo kutabyara. Ikindi gikomeje kwibazwaho ni ibikubiye mu masezerano usaba gutwitirwa n'uwemerewe kumutwitira. Bakorana bari imbere ya noteri mbere yo kugana ikigo cy'ubuvuzi. Hatanzwe ibitekerezo ko hakorwa nk'urugero rw'amasezerano agaragazwa uburyo bizajya bikorwa n'ibikubiyemo kugira ngo bikorwa binyuze mu mucyo. Hasabwe kandi ko hazategurwa iteka rya minisitiri mu gihe iryo tegeko ryaba ryatowe uko riri rigashyirwaho umucyo ku mikorere yabyo. Ibihano bikaze. Umushinga w'itegeko uteganya n'ibihano bikakaye ku bashobora gukora ibyaha, aho igihano gito n'igifungo cy'amezi 3, ikinini kikaba igifungo cya burundu n'izahabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 25 z'amanyarwanda. Mu byaha biteganywa harimo nko gushyira umugore inanga cyangwa urusoro bitari iby'umuntu, kubitanga utaruzuza imyaka igenwe cyangwa uyirengeje, gutanga inanga cyangwa insoro byatanzwe n'umuntu umwe ku bashyingiranywe barenze umuryango umwe, harimo gutanga inanga kw'abafitanye isano no gukora igerageza mu birebana no kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga hagamije guhindura ubwoko bw'abantu cyangwa guhitamo igitsina kizavuka. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze. Reka noneho dusubire ubutambitse gukana subscribe kugira ngo tujye tubasha kubona amakuru meza ndetse na filime nziza tugenda tubacorezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza.